turashima Imana kuri uyu munsi yongeye kuduha kugira ngo dukomeze dushake mu maso y'Imana, dukomeza na ntego yacu yuko hari ukwizera ku buryo bwinshi, hari ukwizera ku buryo bwinshi, hari ukwizera ko mu bwonko gusa. Bene uko kuba kumeze gute? Ukwizera ko mu mutwe gusa kuba kumeze gute? Si ngombwa ko biba bishingiye ku bwenge ngo wiyemere, si ngombwa ko biba bishingiye, bishobora kuba ari magambo y'Imana ariko ari buhehe, ari mu bwonko gusa. Mwabizi hano ntabwo tuvuga ubwenge bw'isi, ni amagambo y'Imana yuzuye mu bwonko, amagambo y'Imana yuzuye mu mutwe, amagambo y'imyemerere yuzuye mu mutwe. Mwabizi si ukuvuga ngo ni amagambo wahimbye, aya magambo nyine, amagambo y'Imana muri Bibiliya akaba ari mu bwenge, ukaba wanayasubiramo yose ntugire n'ikosa nk'agasuku, ariko mu buzima bwa buri munsi, sibyo? Nta kigutandukanya n'utayafite, nta kigutandukanya n'utayafite. Niba ari ukwiba ujya kwiba, niba ari gusambana ujya gusambana, niba ari kujya kubeshya ujya kubeshya, niba ari ubwirasi ujya ubwirasi. Urumva kamere n'ibyayo nkuko biranga umuntu wese utaravuka ubwa kabiri, niko nawe biranga ubuzima bwawe kandi ufite amagambo mu mutwe. Nibyo bita une foi intellectuelle. Abyumvise? Uko kwizera rero ko mu bwonko ntabwo kwagufasha. Mwabyumvise? Ntigushobora kugufasha. Uko kwizera ko mu bwonko kubyara ikibanza. Bibiliya iravuga ngo la connaissance enflée. Ngo ibyo bintu byo mu bwenge gusa bibyara ubwibone, bituma no kugira ngo Umwuka Wera akuzanire kugakiza, sibyo? Haba ari urugo rukuta ngo ndabizi. Kubwiriza umuntu adafite ibyo bintu byuzuye mu bwonko, sibyo? Ni ukuvuga ngo amagambo gusa ari mu bwonko. Nubwo Imana ifite ubushobozi muri byose, ariko iyo ubone abantu babiri ukabona umuntu ari gusa w'umupagani yibereye mu byaha bye, nta bintu by'Imana azi, kumubwiriza biroroshye. Ariko uriya muntu mu mutwe we huzuye byinshi, arazi Matayo, arazi Luka, arazi sibyo byose. Wavuga iki akaba gutanga kukivuga, biragoye kuko bitabibyara guhangana, kuko Satani ubwibone yaramufashe. Niko Bibiliya ivuga, bibyara ubwibone. Ayibise Bibiliya ivuga ngo la connaissance enflée. Bibiliya ivuga ngo ndabizi, birazamura intugu mbere y'ukuri kw'ijambo ry'Imana, kuko byitwa ko ufite ijambo ry'Imana mu bwonko, ariko by'ukuri ntacyo uzi ku bw'ayo magambo. Urayafite mu bwonko ariko ntabwo uzi ibyayo. Uyafite nk'uko umuntu yamenya inkuru runaka gusa. Rero ko kwizera ko mu bwonko ni danger. Ufite danger. It is very dangerous to believe only intellectually. C'est très dangereux de croire seulement intellectuellement, kuko birabloka no kumenya ukuri, kuko wiyita umwarimu. Urumva rero biragoye ko Imana ituma umuntu ngo aze aguhumura amaso, kuko deja wowe uzi ko uhumutse. Nibyo Yesu yavuze abwira abafarisayo igihe yahumuraga yampumye,
ngo muriyita ko mubona kandi muri impumyi. Ils avaient la connaissance de la Torah, de la loi. Bari bafite kumenya amategeko ya Mose, sibyo, bakamenya amagambo y'abahanuzi ndetse n'ibindi bagiye byongereraho. Amen. Mu bita Talmud n'ibiki byose ibitabo byabo bindi by'abanyabwenge babo. Ibyo rero byababereye intambamyi kugira ngo bizere Kristo. Ngo mwebwe muri yita ko mubona kandi muri impumyi, ngo naje muri iyi si kugurubanza abita ko babona bahume n'impumyi zihumuke. Murabona danger? Bariya rero ibyo bintu by'ukwizera kwabo, tubyite kwizera cyangwa croyance, byari mwazi ko ari itandukanye hagati ya foi na croyance, sibyo? Byari inzitizi kugira ngo bamenye kuri kubatura, kuko bari bazi ko nibo babizi. Kuko none igihe cyose bahuraga na Yesu bamubwira ati Mose yaravuze, haranditse ibi n'ibi. Mwabizi? Ni kuvuga ngo bari bafite ibintu biri mu bwonko, n'ibyo bintu bavuze ngo byari idini. Hari igihe byari idini, hari igihe bibyara gusa ubwirasi guko ngo ubizi, bigatuma rero udashobora kwakira ukuri kukubatura. Niyo mpamvu Yesu yabwiye Abafarisayo avuga ngo mu kwanga kubatizwa na Yohana mwahinduye ubusa umugambi w'Imana kuri mwe. Kubera iki batabatijwe na Yohana? Abandi bakaza bakabatizwa bakemera ko ari abanyabyaha. Kubatizwa Yohana ni ubutizo wo kwihana. Abafarisayo ntago babyemeye. Kubera iki? Kuko ubwibone bwaberekaga ko ari intungane. Uyu munsi rero turashaka kureba icyo bita une foi active. Ni ukuvuga ngo ukwizera gukora imirimo. Kwizera gukora imirimo. Tumaze iminsi twiga ukwizera k'ubushizi bw'amanga, sibyo? Amen. Uko ariko, amen, na n'igisubizo Imana itanga kufite bene uko kwizera. Siko twizera ejo. Amen. Uretse twashaka kureba rero imirimo yako, kuko twabonye ibyo Imana ishobora gukora. Twabonye ejo ingaruka zo kwizera gufite ubushizi bw'amanga, ibyo Imana ishobora gukora. None utoje kureba uko kwizera rero uko gukora, une foi active. Kuko hariho foi passive na foi active. Passive ni ukuvuga ntabwo ari gusa mu bwonko noneho, uragufite no mu mutima, ariko hari icyo kubuze. Tumaze kubona ukwizera ko mu bwonko icyo kubyara. Ubu rero hari ukwizera kutari uko mu bwonko gusa, ariko ko mu mutima, ariko kukaba kutakora imirimo yako, kandi kutari mu bwonko gusa, kuri mu mutima. Murabona Yakobo aravuga ngo ukwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Ntabwo ari ukwizera ko mu bwonko, ni ukwizera ko mu mutima, ariko hari icyo kubuze. Kabone nubwo kuri mu mutima hari icyo kubuze. Muri Yakobo umutwe mwumvise une foi active. Foi active cyangwa mu Kinyarwanda kwizera gukora ukabyara imirimo. Reka tujye muri Yakobo ibice 2 nete mukumwe dusomere kuri ku murongo wa 14 geze ku murongo wa 26.
mbese bene data byavura iki niba umuntu avuga yuko afite kwizera nyamara akaba ari nta mirimo akora? Bene uko kwizera kwabasha kumukiza? Cyangwa se hagira mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore wambaye ubusa kandi akaba abuze ibyo kurya by'iminsi yose, maze umwe muri mwe akamubwira ati genda amahoro ususuruke uhage, ariko ntimumuhe ibyo umubiri ukennye, byavura iki? Uko niko no kwizera iyo kudafite imirimo, ahubwo kuri konyine kuba gupfuye. Ahari umuntu yazavuga ati weho ufite kwizera, njyeweho mfite imirimo. Nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo, nanjye ndakwereka kwizera kwanjye kugaragazwa n'imirimo yanjye. Wizera yuko Imana ari imwe rukumbi, ibyo ni byiza, ariko abadayimoni nabo barabyizera bagahinda imishyitsi. Ku badayimoni kwizera kwabo kumeze gute? Ko twumvise ko n'abadayimoni bafite kwizera. Kumeze gute? Nuko mu bwonko, nuko mu mutima, niba twavuga umutima, kwizera kw'abadayimoni hano bavuze ko kumeze gute? Ni ukuvuga ngo bo barizera Imana kandi bikabagiraho ingaruka yo guhinda imishitsi. Ntabwo ari ko mu bwonko rero. Amen. Nubwo ari abadayimoni ntacyo bategereje atari kuzajugunywa mu rutazima, ariko bafite une foi authentique, bafite ukwizera kwa nyako. Mwabizi kuko barizera Imana ukwiri kandi bigabahindisha imishitsi. Kuriya guhinda imishitsi rero bibyarwa no kwa kwizera. Kabone n'ubwo bo umurutazima niwo bategereje, ariko ukwizera hari ingaruka kubagiraho abadayimoni. Ndetse mwakomeza mwabyumvise. Ibyo ni byiza, ariko abadayimoni nabo barabyizera bagahinda imishyitsi. Wa muntu utagira umumaro we, ntuzi yuko kwizera kutagira imirimo ari impfabusa? Mbese sogokuruza Aburahamu ntiyatsindishirijwe n'imirimo ubwo yatangaga Isaka umwana we ngo atambwe ku gicaniro? Ubonye yuko kwizera kwafatanije n'imirimo ye, kandi ko kwizera kwe kwatunganijwe rwose n'imirimo ye. Icyo cyatumye ibyanditswe bisohora, bya bindi bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhanirizwa no gukiranuka, yitwa inshuti y'Imana. Mubonye yuko umuntu atsindishirizwa n'imirimo, adatsindishirizwa no kwizera gusa. Dore na maraya wo Rahabu, mbese ntiyatsindishirijwe n'imirimo ubwo yacumbikiraga za ntumwa akaziyobora indi nzira? Nuko rero nk'uko umubiri udafite umwuka uba upfuye, niko no kwizera kudafite imirimo kumeze kuba gupfuye. Amen. Amen. Ni ukuvuga ngo ukwizera kabone n'ubwo kwaba kutari ko mu bwonko, kukaba ari ukwizera kuri mu mutima. Gushobora kuba guhari ariko kukaba kudakora, kandi amaherezo kurapfa. None umuntu agasigara ameze nk'utigeze yizera. Kadusome Matayo 5:16, hanyuma twinjire mu ijambo ry'uno munsi. Iyi yari interaction. Turi turenteragisa twese autour iyo sujet yo kwizera. Abe ariko umucyo wanyu ubonekera imbere kugira ngo babone imirimo yanyu myiza. Cyangwa uhere kuri 13. Muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Muri umucyo w'isi. Umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intunga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Aba ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahere ko bahimbaza Ise wo mu ijuru. Amen. Hano niko umwami avuga hano. Umunyu
impamvu Yesu yawukoresheje mu nk'imfashanyigisho ni ukubera propriete y'umunyu, icyo umuntu ukora. Kera frigo zitaraza ku isi, inyama cyangwa ibintu bibora byose by'ibiribwa babikaga mu munyu. Kuko imubika inyama muri frigo ngo zitabora. Icyo gihe nta frigo zari zihari, bafataga inyama bakazambika umunyu, none zikamara igihe kirekire. Ni ukuvuga iki? Le sel, c'est un élément anti-corruption. Ni ukuvuga ngo itoro nimara kugenda, isi izaba corrupt. Iby'isi bizunyuka bimere nabi. Ni ukuvuga ngo twebwe abafite kwizera kwa kundi kubyara imirimo, twebwe dufite propriete, dufite igikorwa mu buryo bw'umwuka dukora ku isi cyo guhagarika kubora kw'ibintu. Ibintu ntibibe bibi cyane uko byakabaye. Ni ukuvuga ngo twebwe tugiye byaba bibi kurusha uko mubona. Nubwo isi yuzuyemo ibibi, ariko itorero ribashije kugira abakristu benshi, sibyo? Noneho bafite kwa kwizera n'imirimo bya frena, byagabanya mu buryo sensible, mu buryo bugaragara, byagabanya imirimo mibi y'umwijima. Ni ukuvuga rero mu buryo bw'umwuka, itorero rifite abakristu bazima bafite kwa kwizera kubyara imirimo, mu buryo bw'umwuka bakora umurimo w'umunyu wo guhagarika ububi kubora. Amen. Urumva ko Yesu ibyo yavuze nibyo, ngo muri umunyu w'isi, muri tabaza kandi muri umunyu w'isi. Mana ishimwe. Mu masengesho dusenga, mu buzima bwacu, amen, presence yacu aho hantu, guhimbaza kwacu n'ibindi byose, culte y'Imana, byirukana imbaraga z'umwijima arizo zakoreshaga abo bantu iby'urugomo. Urumva rero ni byiza tugire kwizera kutari ko mu bwongo, tumenye Imana, ubwenge bwacu buhinduke bushya, siko? Abaroma 12 2 kumanuka. Ariko cyane cyane kwizera kumanuke kugere mu mutima, kandi gukore mu buryo kugaragarira mu bikorwa. Amen. Mwandike ibintu bitatu mbere ko dutangira, ariko turacyaye kuri rya jambo nyine twasomye. Ndagerageza kurishakisha mu Kinyarwanda. L'habit, clothing. L'habit, umwenda. L'habit de la pensée, c'est la parole. Umwambaro w'igitekerezo ni ijambo. Et l'habit de la parole, c'est l'action. N'umwambaro w'ijambo ni igikorwa. Ese murabyumva? Umva, igitekerezo mu gihe kitaraseruka mu ijambo, amen, ntabwo dushobora kukimenya kunagifite. Ni ukuvuga ngo rero igitekerezo iyo cyambaye umwenda wacyo ari witwa ijambo, abantu barakibona. Hanyuma iyo ijambo ryambaye igikorwa, amen, birushizaho kuboneka. Ese bimika ribyo? Igihe cyose uzagumana ibitekerezo byawe, wabibise, kabone n'ubwo byaba ari byiza, nawe bizagira akamaro. Nta numwe bizagirira akamaro. Igihe cyose uzagumana ibyo utekereza, ntubivuge, nta numwe bizagirira akamaro, kabone n'ubwo byaba ari byiza byubaka. Hanyuma ijambo ryawe nirikomeza kuba ijambo gusa, ntiribyara igikorwa. Amen. Haleluya. Hari ikintu kinini cyane
kizaba kibuze mu byo uvuga, kuko amagambo agira imbaraga iyo abyaye igikorwa. Na niyo mpamvu Yesu yaravugaga agakora ibyo yavuze. Ibyo ukwiye kubimenya mu buzima bwawe kugira ngo utangire ubikoreshe. Ibitekerezo byiza bikwiye kwambara ijambo, ijambo ryiza rikwiye kwambara ibikorwa. Noneho hariya twasome twavuze ko umwami aduhamagara kuba umunyu w'isi nitabaza, kandi biriya bibiri yabyise imirimo myiza igaragarira abantu kugira ngo bahimbaze Imana. Urumva rero kwizera kudafite imirimo ntabwo kwahesha Imana icyubahiro, kuko kandi ngo amaherezo kurapfa. Niyo mpamvu iki cyumweru turibanda ku ijambo kwizera k'ubushizi bw'amanga, kwizera gufite ubushizi bw'amanga. Uyu munsi rero turashaka kureba rero la foi active, ukwizera gukora kukabyara imirimo. Mbere yo gusenga rero reka tusome ijambo ritangira ku byerekeye uyu mutwe. Dusome Abayobora 12:2. Dutumbira Yesu wenyine ari we banze ryo kwizera kandi ari we gusohoza rwose. Yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, ntiyita ku isoni zawo, yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Amen. Amen. Dutumbira Yesu wenyine, aba ari ryo mwandika. Dutumbira Yesu wenyine. Buri jambo rifite icyo rivuga. Rero ukwizera kubyara imirimo, kwizera kugaragaza Imana mu bantu. Amen. Ari ryo twise la foi active. Par définition, la foi active regarde à Jésus. Vango ukwizera gukora kubyara imirimo n'ukwizera kureba Yesu wenyine. N'ukwizera kureba Yesu wenyine. Nicyo batubwiye hano ngo mutumbire Yesu wenyine, kuko niwe banze yo kwizera, niwe yagusoza. Kuvuga ngo niwe urema kwizera mu mutima w'umuntu, akagukuza, akaguherekeza, akakubaka ko kwizera kugeza aho gusoza umurimo wako. Kuvuga ngo Yesu niwe atangiza kwizera. Niwe atangiza kwizera, niwe aguherekeza, niwe unagusoza. Donc la foi active ne vient pas d'initiative humaine. Kwizera kubyara imirimo ntabwo ari ikintu umuntu ahimba. Ni imbuto y'Imana ibibwa mu mutima w'umuntu, hanyuma iyo mbuto yamara kunaga mu mutima, ugafata mu mutima, noneho nyirayo bikurikije n'uwo muntu ukuntu abanye na nyirayo ni ukuvuga ngo ni Yesu. Icyo gihe uko kwizera kuravuka, kugakura, kukazasohoza umurimo wako. Rero ukwizera kubyara imirimo ni ukwizera kureba kuri Yesu wenyine. Ntibibaze ko byoroshye, kubera yuko tugira tendansi yo kumufatanya n'ibindi. Urizera Yesu ko azabikora, ariko kandi ugateganya n'ibindi uri bukore kugira ngo ya ntego igerweho. Ibi biratandukanye n'ibyo tuza kureba, ibyo bita le déclencheur du miracle. Ni ukuvuga ngo igikorwa gikorwa kugira ngo kigaragaza ko wa muntu yizera. Amen. Hanyuma bigatuma ibitangaza by'Imana bikoreka. Ariko tubanze twumve kwanza ko ukwizera kuri active, ukora kubyara imirimo, ni ukwizera kureba kuri Yesu wenyine.
ni ukuvuga ngo amaso y'uko kwizera areba umuntu umwe gusa yitwa Yesu. ngo il est le chef et le consommateur de notre foi. Niwe banze, niwe atangiza uko kwizera, niwe yagusohoje. Twe tumurebye turabona uko kwizera kugenda gukora. Amen. Donc la foi active trouve sa source en Christ. Kwizera gukora kuvoma mu isoko yitwa Kristo. Amen. En sorte que cette foi est inspirée par lui, ko kwizera ni uguhumekeramo imbaraga zako, encouragé par lui, soutenu par lui, ni ugukomeza, ni ugushigikira, et conduite jusqu'à son accomplissement suprême, kugezaho ico yabibiye uko kwizera mu muntu gisozwa, kugeza ku cyanyuma, ku kwizera kwabibwe muri wowe kukiyo gusoza kugeza ku cyanyuma. Isomero Efeso 2:10. Hanyuma dufata umwanya wo gusenga. Mwumvise ukwizera nyako isoko yako ni Kristo. Ninde ugukomeza? Ni Kristo. Ninde ukugaburira? Ni Kristo. Ninde uzatuma kugera ku ntego ya nyuma? Ni Kristo. Kuko turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Amen. Amen. Vuga ngo hari imirimo yateguwe kwa kwizera kuzakora, kandi ngo iyo mirimo yateguwe isi itararemwa. Iyo tuvuze isi tuvuga cosmos. Iyo mirimo rero benshi bava muri isi batigeze banabona uko isa. Hanyuma iyo bageze hakurya rero y'ubuzima niyo bamenya yuko ntago bigeze bagendera mu mirimo bari bahamagariwe kwenderamo. Hari imirimo Imana yakuremeye muri Kristo ukwiye kuzayigenderamo umaze kumumenya. Ariko benshi bava muri isi batazi iyo mirimo n'ukwisa, kabone nubwo mu by'isi bageze kuri byinshi, ariko bitavuye mu kwizera kwaremewe iriya mirimo yaremewe. Wayibishe? Icyo gihe imbere y'Imana bahinduka icyo bita potentiel raté, imbuto yapfubye itavuye mu ishyamba yari kuvamo. Abantu rero benshi ntibabizi, bazi yuko mu gihe bafite ibintu by'isi abakristo ngo nimigisha gusa. Hari imirimo Imana ubwayo yaremye, yateguye isi itararemwa kugira ngo abizera bazayigenderemo. Iyo mirimo rero benshi barapfa bakava muri isi batazi n'ukwisa. Isi ishobora kuvuga ngo uriya muntu yagize achievements. That guy achieved his goal, the desire of his heart. Uriya muntu yageze ku byo yagambiriye, ariko imbere y'Imana mu by'ubwami yapfuye atazi niyo mirimo uko isa. Ngo mu buryo bw'isi tuware isi, mu buryo bw'isi muri ukano twiga itanguza hagati ya réussir sa vie et réussir dans la vie. Murabyuka? Réussir dans la vie c'est différent de réussir sa vie. Tu peux réussir dans la vie et échouer la vie. OK? Ni biro bari batwigisha hano rero mu jambo ry'Imana. Ukwiye kumenya rero ese Imana muri Kristo imirimo yaneguriye isitararemwa. Amen. Niyo ndimo ndagenderamo. Nushobora rero kubimenya kwa kwizera kubibwa mu muntu na Kristo. Amen.
hagurutse ngo gutangire kugende, amen, mu kumvira Kristo, kumvira ijambo ry'Imana, kugira ngo iriya mirimo rero umwami Yesu, amen, ayihamagare, ayikwinjizemo. Amen. Dufate iminota 5 umuntu wese ajya imbere y'Imana, hanyuma asenga Imana ayibaza, bishobora kuba ari kwihana simbizi, ariko ayibwire ko Imana ukwizera yabibye muri we, ko kwizera ntigusinzire ngo amaze gupfe, ariko uko kwizera gukore kubyara